ni ukwifunga gisanire. Yes, amazina ninde uririmba iyihe njyana tangira nyine unaduha kapera nk'abahanzi. It was never about the money and she knows it. Yeah. Komeza umbwire ngende ariko sinjye kure. Is Danny Card the way? Yeah. Ni Danny Card nkaba nkora injyana ya Afrofusion. Buriya abatumva umuziki cyane iyo njyana bimeze ite bitandukanye kuko abahanzi bakunda kuvuga ati nkora R&B ndati nkora hip hop R&B none nawe ngo ni Afro na Afrofusion. Actually ngiye natangiye career yanjye ndi umuraperi, so naje gusanga gukora muziki yina cyane nyine yacu yo muri Africa, Afrobeat ukayivanga n'izindi style z'ahandi ariko wohereye ku byo wanyu ari byo byatuma muziki yacu komeza kugenda izamuka. So iyo njyana nyine yo gufata Afrobeat ukayivanga n'izindi njyana zigezo za hip hop, za R&B, za jazz n'izindi zigiye zitandukanye ukazishyira muri Afrobeat, niyo bita Afrofusion. Cyavuye kuri environment nabayemo kuva nkiri umwana, mfite background y'umuziki, ababyeyi banjye, inshuti zanjye, abo twiganye hirya no hino ko nize ku Nyundo. 2014 ubwo muziki yahajyaga nanjye nibwo nari ngiye kuhiga ibijyanye no gushushanya. So abo bantu iyo environment nagiye mbamo kuva nkiri mutoya kugera ubu ngubu niyo yagiye imfavoriza cyane gukunda kuba umu artist, kuba umuhanzi. Yes, abahanzi bakaze kandi bakora n'ibintu byinshi byiza batari bamenyekana bitewe nuko nyine batari binjira muri music business nkuko bikwiye. Muri abo bakaze bose ndakubwira kandi umuhanzi nemera mu Rwanda ndakubwira Lion King. Yeah, Lion King no umupoet akaba ari n'umurapper. Yeah, ba The Ben na ba Medis yeah, nayo ngiye kubwira abastari nemera. Uwo The Ben na Medina abastari ko ntabwo ari abahanzi. Oya, ni abastar ariko mu rwego rw'ubuhanzi ntago twavuga ngo nibo barenza abandi mu Rwanda rwose, kuko nta marushanwa yigeze akorwa nyine ngo agaragaze izo accurate nyine bivuga ati The Ben niwe muntu uzi kuririmba mu Rwanda. Ariko kuba ari umustar mu Rwanda ni nawe mustar dufite kabisa. Niwe mustar, niwe uri verified kuri Instagram, niwe wakoreye kwa Chris Beat, niwe nabonye Jondari Festival wamutumiyemo yewe nirenze kabisa. Ni umustar. Wowe wemera ko The Ben ari umustar cyane ariko ntabwo ari umuhanzi? Oya, ni umuhanzi ariko ntabwo ari umuhanzi nyine wa mbere kurusha abandi mu Rwanda. Ko Buravani ko nawe muri no Miss umuntu yavuga ko ari kuri hit kandi n'imyandikire ye imiririmbire yaba yarayiva abantu benshi baravuga ati ntabwo bayishidikanyaho. Ni umustar, ni umuhanzi. Buravani ni umuhanzi kurusha ko ari umustar, kuko ndakeka atafite ira management nk'afite ubu ngubu, ndakeka Buravani atari nka Buravani tuzi ubu ngubu. So ni umuhanzi cyane kuko azi kuririmba, azi gukompoza ibintu bye, wumva ibintu bye yabiteguye. Ariko nyine iyo bigeze kuri music business biba bisaba nyine ubundi bufasha, ari bwo njyewe n'abandi benshi bahanzi batari baba star cyane twagiye tubura, ariko atari kuvuga ngo nuko tudakora. Ubwo no kuvuga ngo tubikomenye byo byombi ari The Ben na Buravani ninde umuntu merita kuba umuhanzi kurenza kuko ushobora kuba umustar mugani wawe ukamamara ariko wenda utari umuhanzi sinzi ibyo mugendera wenda uvuga ngo uyu ni umuhanzi niba kwandika lyrics kumenya kuririmba. No kuvuga ngo uri nko kumbaza kugeranya The Ben na Buravani. Okay, muri icyo kintu cyo kuvuga ngo umwe ni umuhanzi cyangwa mu bustar twumishe ko The Ben ashobora kuba arusha Buravani. Ni umustar birazwi kurusha Buravani. Buravani wavuze ati Buravani ni umuhanzi kurusha The Ben. Oya, ntabwo mvuze ko Buravani ari umuhanzi kurusha The Ben, byo ntabwo nigeze bivuga. Bose ni abahanzi tu. Oya, waba umuhanzi kurenza abandi niwe shaka kumenya. Uwaba umuhanzi mu bastar bo mu Rwanda, uwaba umuhanzi kurusha abandi ni ngacyo ushaka kumbaza. Yes. Mu bastar bo mu Rwanda, abastar bo mu Rwanda ubwo byangora guhita kuko ngewe hagati wenda ya Buravani turirimba tugereranya abantu wenda kuririmba injyana zenda guhura. Buravani na The Ben, Buravani na Bruce Melody bari mu bintu byenda guhura. Waba umuhanzi mu muntu bakavuga ati waba umuhanzi kabisa akaba n'umustar ni Bruce Melody. Kuko Bruce Melody agerageza kubikora byombi. Agerageza kuba umustar
akanagerageza kuba umuhanzi kandi byose ari we nyine ari we source yabyo kuko ndakeka nimba nafite management nago management ari imuhemba ahubwo bashobora kubahemba management so iyo umuntu ageze ku rwego you have to give more respect akwiye kuba ashobora kumanaginga kujya muri studio agakora akazi kose agategura video akayifinancinga ikajya hanze agakora promotion kandi n'umuhanzi uhora ari active cyane kurusha uko ndakeka mu Rwanda nawe urabizi kurusha uko The Ben ashobora kuba ari active nawe ari active ariko mu Rwanda Bruce Melody aba ari active cyane abafite featuring abafite arakora cyane Bruce Melody kandi noneho byose ugasanga ni we n'ubundi CEO w'ibikorwa bye so ndumva niba nagukurikiye neza urashaka kuvuga ko The Ben wenda sinzi wenda ntunyumve nawe ndikubaza niba nagukurikiye neza The Ben ashobora kuba ari umuntu waje agahita aba umustar ariko atari umuntu yarabikoreye cyane rwose yarabikoreye kuva kera nawe nyine niyo mpamvu namuhaye respect kuva twatangira ikintu ndi kugivinga abantu bose turi kuganira ni respect kuko bafite urwego runaka bariho twebwe benshi mu bari mu nzira yabo muri music business natwe twumva twageraho so ni respect yarakoze cyane kuva kera twe indirimbo zo twazumvishe turi abana twiga muri za primaire cyangwa nuko yaje mbere ya Buravan yewe yaza kuza mbere ya Buravan cyangwa bakazera mu gihe kimwe na Bruce Melody nibyo nabyo ugomba kumuha respect kuba nyine yaragize ubwo bwenge mbere yo kubugira kuko na Buravan ndabizi ko iyo bahuye ni respect bose n'abastar bari kuri mainstream TV niho tugatona ariko nawe iyo bahuye arabizi avuga ati man you did the work kabise uri umustar ariko The Ben bura nawe yahindukira akabwira Buravan ati nawe uri umuhanzi dukurikije za context z'umuhanzi no kuba umustar The Ben yamubwiye ngo uri umuhanzi yamubwiye ngo umuhanzi kuko Buravan nawe akora ibintu byinshi yakoze yagiye agaragaza ubuhanga bwe nk'umuhanzi ahantu henshi cyane mu performances atsinda amarushanwa mpuzamahanga so ni umuhanzi no kuba afite iyo confidence n'ubuhanzi kwigarukira wenda ku muziki wawe so umaze gukora indirimbo zingahe yohereyeho ni yihe I'm not sure ngo nakubwira ngo maze gukora indirimbo zingahe ko ngiye akazi kanjye ni music mba muri studio sibyo ko ngo ndi n'umunyeshuri ndi kwiga mu mashuri ya kaminuza i Butare ariko nyine kubifatanya biba bigoye gusa akazi kanjye ni music nkora music cyane nkora indirimbo nyinshi cyane gusa iziri hanze n'indirimbo zanjye ku giti cyane n'indirimbo enye biragaragara ko utamenyekanye cyane senda indirimbo nyinshi biba bihagije kugira ngo umuntu ahite iyo ufite buriya music ni business hari music yo kuvuga ati ndumu artist nshaka gukora indirimbo nkacuranga nkaririmba nka performinga ni music abantu benshi tuzi bakora music imeze gutyo hari na music yo kuri mainstream TVs ngibi byose turimo gukora video kujya ku maradiyo gukora ama interview ku ma television nyine kuba umustar so ngiye mbifata nkaho ari ibintu bibiri bitandukanye utazabona umuntu ngo kuko atamenyekanye ngo nuko atazi gukora cyangwa ahubwo nuko atabonye umuntu wo kumwishyira muri business muri music business cyane so kwigarukira wenda ku muziki wawe ni he urateganya kugera hehe se ugereranyije n'umuziki wo mu Rwanda nibura ubona bigenda bitera imbere kurusha uko bavugaga ngo mbere nibishishwa uko umuntu agenda akora umuziki buri munsi agenda yegutontu so natangiye mvuga ngo ndi gukora cyane kugira ngo mbone umuntu manager njyane kuri radio njyane kuri TV ankorere buri kimwe anyambike nyine uri kubyumva inzozi z'umuhanzi ushaka kuba umustar ariko naje gusanga vision nyine uko ugenda wenja muri business cyane vision igenda ihinduka kuko hari nk'igihe wowe uri umuhanzi ufite ibintu ushaka guhereza abantu manager akabwira ati binaga ari byo biri ku isoko wowe wabikora gutya kandi wowe mu mutwe wawe hari indi vision wari ufite ugasanga ntago biri gura neza byagira no ku bijyanye n'inyungu no kuba independent nk'umu artist kuko turabaza aba artist benshi bamaze igihe bakora ariko bananiwe kuba independent hano mu Rwanda so ubu ngubu waza ni independent artist mfite video nshyashya production yayo ni ngewe yose watafakamwa ngawe ndurakora subscribe kuri The Zoom 24 naura aongozi gusikara ubusaribinga no gusikara ubusaribinga gusaba ubusaribinga ngawe utazi no gusubscribe kuri The Zoom 24 nguru umusikara subscribe dabyawe watafakamwa subscribe to Zoom 24 ubundi je amakuru gagezweho abahanzi bagezweho abantu bagezweho ubundi ugezweho nimba utarabikora ndawugezweho ngawe
nawe utarakanda subscribe kanda ku kamenyetso k'umutuku kanditseho subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi. Turabakunda.